izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yezu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Bavandimwe, uyu munsi Kiliziya irahimbaza abatagatifu Ubaridi na Mutagatifu Yohani Nepomuseni na Mutagatifu Honore. Ku buryo bw'umwihariko turashimira Imana kubera washinze uru rugo yisungaguye umutagatifu, kandi mu muco w'uru rugo tukaba uyu munsi dushyira indabo kumva ye, tuzirikana ko yabatijwe iri zina, kandi batisimu burya ni isakaramentu rikomeye. Turamushimira Imana rero uyu munsi yahimbazagaho bazina we mutagatifu. Nk'uko bisanzwe kandi ku munsi wa gatanu turatanga ibyifuzo byatanzwe muri iki cyumweru. Hari ibyatanzwe byanyujijwe kwa Bikira Mariya Mwamikazi wa Kibeho mu busitani, birimo ibisaba urumuri, ibyifuzo by'abasabira abantu bose bababaye, ibisabira abantu guhinduka, bisaba ituze ku mutima, bisaba kumenya Imana. Hari kandi ibyifuzo byatanzwe kwa Yezu Nyirimpuhwe hafi ya esikariye, birimo ibisabira abarwayi b'isi yose, ibisabira abashomeri bose, ibisaba ingabire y'ubuhanga n'ubushishozi, ibisaba abashakashaka umuhamagaro, ibisabira abashakashaka umuhamagaro, ibyifuzo bisaba gukunda no gukundwa. Mu byifuzo byatanzwe kwa Bikira Mariya Mwamikazi w'urukundo hano ku marembo, harimo ibyifuzo bisabira ababuze urubyaro, ibisabira ibihugu biri mu ntambara, ibisabira abitegura ubukwe, ibisabira abana bose gukurira mu Mana, ibisabira abafite inshingano zo kurera. Hari ibyatanzwe hano muri shapeli nini, birimo ibisabira abihaye Imana bose, ibisabira abantu bose basengera hano ku ibanga ry'amahoro, ibisabira abantu kubaho mu kuri, ibisabira abantu kuyoborwa na Roho Mutagatifu, ibisabira abantu ingabire y'ibyishimo. Hari kandi ibyifuzo byatanzwe muri shapeli y'Ishengerera, birimo ibisabira abantu bose bafite ibikomere. Muri iyi misa kandi turifatanya na Bridget Faden usabira umugabo we Jerry Faden kugira ubuzima bwiza no kugira ubuyoboke mu Mana. Turifatanya kandi na Donna Kaminiti usaba ko abe bahinduka, barimo Dani, Donna, Karen na Edilong. Turasabira twifatanyije n'ibanga ry'amahoro, turasabira Padiri Ubaridi Rugirangoga, turifatanya kandi n'umukristu usabira Uwayezu Bernard na Mukanirere Annonciata bitavye Imana. Mucyo tubanza ariko twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore gutura iki gitambo dufite umutima usukuye. Nyagasani Yezu, wowe watumwe gukiza abafite umutima wicuza, Nyagasani tubabarire. Kristu, wowe wazanywe no guhabura abanyabyaha, Kristu tubabarire. Nyagasani Yezu, wowe wicaye iburyo bw'Imana Data ngo dutakambire, Nyagasani tubabarire. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Dusabe.
nyagasani Imana yacu, wowe soko y'ubwigenge n'umukiro wacu, wumva amajwi y'abagutakambira, maze abo wacunguje amaraso y'umwana wawe ubahe kubaho ari wowe bisunze, kandi bahore banejejwe no kubana nawe mu bugingo buziriho iherezo, kubwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu. Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Mu isengero ry'i Antiyokiya ho muri Pisidiya, Pawulo araterura ati: bavandimwe, mwaba urubyaro rwa Aburahamu cyangwa se mwaba abatinya Imana, iri jambo ry'umukiro ni mwe ryohererejwe. Koko rero abaturage b'i Yeruzalemu n'abatware babo birengagije Yezu, maze mu kumucira urubanza barangiza batyo ibyo abahanuzi bavuze bisomwa kuri buri sabato. Nubwo batabonye impamvu n'imwe yo kumwicisha, basabye Pilato ngo amwice. Bamaze kurangiza ibyari byaramwanditsweho byose, bamumanura ku musaraba maze bamushyira mu mva. Ariko Imana yamuzuye mu bapfuye, amara iminsi myinshi abonekera abari barazamukanye nawe kuva muri Galileya kugera i Yeruzalemu, ari nabo bahamya babyo muri rubanda kugeza na n'ubu. Natwe rero turabamenyesha iyo nkuru nziza, iryo sezerano Imana yagiranye n'abasekuruza bacu yararidusohoreje twebwe abana babo, igihe yazuraga Yezu, nk'uko byanditswe muri Zaburi ya 2 ngo uri umwana wanjye nakwibyariye uyu munsi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mana ihoraho, umwana wawe wazutse naguhesha ikuzo. Ni iki gituma amahanga asakabaka n'imiryango ikajujura ibitagira shinge? Uhoraho yarambwiye ati uri umwana wanjye, njyewe uyu munsi nakwibyariye. Mana ihoraho, umwana wawe wazutse naguhesha ikuzo. Binsabe maze nguhe amahanga abe umwami wawe, n'impera z'isi zibe ubukonde bwawe. Uzabamenaguza inkoni y'icyuma, ubajanjagure nk'urwabya rw'umubumbyi. Mana ihoraho, umwana wawe wazutse naguhesha ikuzo. None rero bami, nimwumvireho, namwe bacamanza b'isi mwisubireho, nimukeze Uhoraho mumufitiye icyubahiro, mupfukamire umwana we mudagadwa. Yezu, mwana w'Imana, uri inzira n'ukuri n'ubugingo, uwakubonye aba yabonye Data. Aleluya.
Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati ntimugakuke umutima, nimwemere Imana nanjye munyemere. Mu nzu ya data hari ibyicaro byinshi, iyo bitaba ibyo mba narabibabwiye. Ubu ngiye kubategurira umwanya, nimara kugenda nkabategurira umwanya nzagaruka mbajyane hamwe nanjye, kugira ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Aho ngiye murahazi n'inzira yaho murayizi. Tomasi aramusubiza ati Nyagasani, tube tutazi aho ugiye, ukabona ko twamenya inzira dute? Yezu aramusubiza ati ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri data atanyuzeho. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya kane cya Pasika, Paul Mutagatifu aratubwira mu isomo rya mbere igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, aratubwira amagambo meza, amagambo avuga asubira mu mateka, abwira Abayahudi ati ibyo mwakoze mwabikoze mwirengagije ibyanditswe bitagatifu. Mwirengagije ibyari byaramwanditsweho byose. Muramwica, mubamba ku musaraba, igihe kiragera amanurwa ku musaraba, ashyirwa mu mva, ariko nibura mwemere ko guhera icyo gihe ibyakurikiyeho ari byo mukesha umukiro wanyu. Kuba Yezu Kristo yarazutse mu bapfuye nk'uko byanditswe, akazamuka akajya mu ijuru akicara iburyo bw'Imana Data, ibyo mubikesha umukiro. Kandi si no kubyandika gusa, mu by'ukuri yari yaranabivuze, ari nabyo twumvise mu ivanjiri avuga ati mu nzu ya data hari ibyicaro, iyo bitaba ibyo mba narabibabwiye. Pawulo rero yigishije asa n'ushaka kubwira abantu ati murasa naho hari ibintu mutari musobanukiwe, ariko igihe kirageze kugira ngo musobanukirwe. Murasa n'abari bari mu mwijima, ariko urumuri rwaje kugira ngo mubone ibyo mutari musanzwe mubona, musobanukirwe n'ibyo mutasobanukirwaga. Ese ubu ngubu muzongera kwitwaza ubuhe bujiji ko Roho Mutagatifu yaje, ko urumuri rwaje, ubu ko duhari kugira ngo duhamye ibyo twiboneye, bamwe muri twebwe bakabyiyumvira? Ubu noneho muzongera kwitwaza iki? Aya magambo ni amagambo akomeye, kuko natwe uyu munsi atubwirwa. Tuzongera kwitwaza iki ko ibyari bimeze nk'igihu byavuyeho, ubu tukaba twarabwiwe ukuri kose? Tuzongera kwitwaza iki? Tuzavuga ko tutabisomye? Ese tuzavuga ko tutabyumvise, tutigeze twumva babyigisha? Ese tuzavuga ko tutigeze tubona ibitangaza by'Imana n'amaso yacu? Tuzitwaza iki? Antiyokiya, ari naho abakristu bitiriwe izina ry'abakristu, ubundi mbere y'uko Pawulo na bagenzi be bagera Antiyokiya, abakristu ntabwo bitwaga abakristu, biswe abakristu bageze Antiyokiya, kubera ko babonaga ibikorwa byabo n'amagambo yabo bitanga urumuri rwa Kristo, bakavuga bati aba bantu ni abakristu nk'uko babyigisha. Ariko si ukubivuga gusa, n'imigenzereze yabo, ingendo yabo igaragaza ko ari abakristu koko. Icyo gihe rero ahangaha muri iri koraniro rya Antiyokiya yahatangiye inyigisho zikomeye, zirimo n'iyi ngiyi tumaze kumva, kandi yarayitanze icyo gihe, n'uyu mwanya arayitanga. Arakubaza wowe ngo ese ko wari usanzwe
usa naho udasobanukiwe ubu ngubu noneho bimeze bite, aho ntugiye kuzirengagiza ibyo uzi neza, ibyo noneho wiboneye, ibyo noneho wiyumviye, ibyo wasomye mu byanditswe. Ndabasabira rero kugira ngo buri wese muri twebwe ajye yibuka ibyo yabwiwe, yibuka ibyo yiboneye, yibuka ibitangaza Imana yakoze mu maso ye, maze bituma akomera. Dukomere ku Mana kugira ngo Imana tutazabura ikirari cy'Imana. Hari igihe ucogora ugasa n'umuntu wakurikiye Imana, ariko Imana yakata ikorosi buhoro ukayibura, ukabura ikirari. Ugasa n'umuntu uguye munsi y'umukingo, ugasa naho kongera kugaruka mu nzira nziza bikunaniye. Kubera iki? Kuko wageze aho ngaho ugashyira intera ndende hagati yawe n'uwukurikiye. Muramenye, mugashyira intera ndende hagati yanyu na Yezu, kubera ko hari igihe yagenda mukamubura ikirari. Abo ni ba bantu rero bakurikira inzira y'Imana, byazageraho bagatanga intera, bakazibagirwa ahantu bari bageze, bakazibagirwa n'aho Imana yari igeze, bakavundagurika, ugatangira gushakira umukiro aho utari, ugatangira gukubita iburyo, ugakubita ibumoso, ukirukanka mu badashobora kuguha ubuzima, akaba ari bo wirukira. Nuko Imana wayiburiye ikirari, kandi ari we biturutseho. Ntimugatume Imana ibasiga. Mujye mumenya kandi, nk'uko Ivanjiri yabitubwiye, Imana niyo, Yezu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Hirya ye ntacyo uzahabona, ni icyuka, nta gihari. Ntawe ugera kuri Data atamunyuzeho. Ubwo ni bwo butumwa bukomeye dusanga muri aya masomo yombi. Tugendane n'Imana, tuyisabe kutuba hafi, ariko cyane cyane twebwe tuyifate ukuboko, ntituyirekure, kugira ngo itaducika tukabura icyo dufata. Dusabirane rero muri iki gitambo cy'Ukaristiya, kugira ngo Yezu nzira, ukuri n'ubugingo akomeze akorane natwe urugendo rw'ubuzima. Nyagasani Yezu nabane namwe.
twishimira kwamamaza umurimo wacu
nyagasani sinde kwakwiza umutima wawe ariko ubishyira mu musarane ndetse